aha umumanura jipo mwazumvise se utuyuki dunda ubwonko nzoga ejo yewe muntu ejo bundi abantu badukiniye agakino urubyiruko rwadukiniye agakino muri iyi minsi kubaka urugo bisigaye bitoroshye dusigaye dushingira ariko nyuma y'amezi 6 ukabona abantu umwe mu bashyingiranywe aje kugisha inama arashaka divorce amezi 6 umwaka umwe abakoze icyano n'imyaka 3 ukibaza biba byagenze gute muri iyi minsi kubaka urugo bisigaye bitoroshye dusigaye dushingira ariko nyuma y'amezi 6 ukabona abantu umwe mu bashyingiranywe aje kugisha inama arashaka divorce amezi 6 umwaka umwe abakoze icyano n'imyaka 3 ukibaza biba byagenze gute wa mwanya wo kurambagiza no kurambagizanya umuntu aba yarahisemo cyangwa aba yaremeye kubana na mugenzi we yabanje kubitekerezaho kabiri cyangwa no kurangiza umuhango kugira ngo batazavuga ngo sinashatse ibyo rero birimo biragenda bitwereka ko inyigisho dutanga niba ari umwanya muto niba ari iki ariko usanga abantu bwose gushaka ko uyu munsi no kubaka urugo abantu barabihinduye imikino gusa batazi icyo bagiye gukora agarutse kuri ziriya nshingano itegeko ribaha ntabwo abashyingiranywe bagira inshingano 3 zonyine ariko itegeko ritubwira ko ari inshingano nyamukuru zihatse izindi zose tuzigira ku bavandimwe ku nshuti ku babyeyi ku batubanjirije ariko ziriya nshingano 3 duhabwa n'itegeko iyo tuzuzuzanyijemo zose uko ari 3 bituma n'izindi tubasha kuzitwaramo neza cyangwa ziza zuzuzanya n'iziteganywa n'itegeko hanyuma munarere abo mubyaye neza ubundi n'Imana izabona ihera ibongereraho inshingano ya kabiri bababwiye niyo gufatanya gushaka ibitunga urugo niba mubanye mwembi mufite akazi akariko kose buri ikintu cyose ukora kigutunze n'akazi waba ufura waba ukora isuku waba uzunguza waba ukora ibindi n'akazi kuko karagutunze gufatanya gushaka ibitunga urugo n'umugabo n'umugore n'inshingano mukuzuzanya ibyo umugabo yakoze nawe ukamwuzuza nk'umugore ibyo umugore yakoze nawe ukamwuzuza nk'umugabo umugore ntakwiye kuba nyirandarwemeye ntakwiye kwirwariza kandi yarashatse kandi ubyuka ujya mu kazi mugomba gufatanya mugashyira hamwe niyo mpamvu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye abagore icyivugo cya mutima w'urugo umugore wabaye muzima yacunga urugo yacunga iby'urugo ntiyasesagura ntiyabijyana ahandi ahubwo yafasha umugabo bashakanye gucunga ibyo bafite no kubiheraho barushaho kubibyazamo byinshi no kugera kure heza uwo niwe mugore wifuzwa mu muryango mushatsemo niwe mugore igihugu cyifuza inshingano ya 3 bababwiye niyo kubana nk'umugabo n'umugore kubana mu rugo rumwe kubana mu nzu imwe no kuzuza inshingano z'abashakanye mu buriri yigeze abivuga ati udafata umugore ku ngufu cyangwa ngo umugabo uze wiryamire buke bwire ihame rya mbere ritumye uvuga ngo ngiye gushaka wari usanzwe ushobora kurya muri restaurant ushobora kurya ukabyitekera ushobora kwisasira ushobora numva ngo serivisi zose zibaho ushobora kuziha ukanazikorera ariko inshingano yo kubaka urugo yo kubana nk'imibonano ihuza umugabo n'umugore
nicyo gikorwa cya mbere, niyo mpamvu nyamukuru uvuga ngo ngiye gushaka. Abubu ngira ngo baravuga ngo arambiwe kugura ku kiro, sibyo se? Kuba ikintu cya mbere gituma ushaka umugabo, gitumye ushaka umugore, nuko hari serivisi buri wese akeneye kuri mugenzi we kandi adashobora kwiha cyangwa ngo yikorere wenyine. Iyo niyo nshingano ya mbere ikomeye ihata izindi. Muzanabirebe, ushatse umugabo cyangwa ushaka umugore wagera ugasanga wapi ntakora, si muzima, ni ikirembo, ntashobora kuhamara n'ukwezi. Aha, urakoze cyane. Ati ntabwo naje kujya ndarambara imbariro cyangwa parafo iri mu nzu yawe. None icyamuzanye cya mbere ni iki? Ni uguhura n'umugabo, ni uguhura n'umugore. Rero izo nshingano uko ari eshatu zirakomeye, ziruzuzanya, kandi mu by'ukuri urebye neza muzitwayemo neza, ni ukuri ibindi byaza nk'ibisanzwe. Rero ntakomeje gushimangira, babasobanuriye, mugerageze kugira muharanire kuzubaka umuryango mwiza. Dufite siroga muri uyu murenge wa Kigarama, turavuga ngo Kigarama twifuza ni uko isuku n'umutekano bikwiye kuba umuco. Bwa kabiri tukavuga ngo umuryango ushoboye kandi utekanye bikwiye kuba inshingano ya buri wese. Umuryango ushoboye kandi utekanye bikwiye kuba inshingano ya buri wese. Bwa nyuma tugasoza tuvuga ngo iterambere rirambye bikwiye kuba intego. Bivuga ngo nitugira isuku, tukagira umutekano, buri wese akabigira umuco iwe mu rugo, tukavuga ngo umuryango ushoboye, umugabo n'umugore bahuje amaboko bagahuza imbaraga bakubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Bwa nyuma ni uguharanira kubaka iterambere ry'umuryango wabo. Hari ikindi kizaba gisigaye? Dukwiye rero twese kumva ko ari iyo ntero ikwiye kubaka no kubakirwaho kugira ngo tugire urugo rwiza. Noneho rero inzoga zigiye kuba ikizira. Murihangana abantu bagasomaho nyine ngo murihangana. Ubu nta kandi kazi dusigaye dukora. Umva, ubu niyo nasanga harimo agacupa kamwe sagamafunze, nawe nkagutwara nkajya kuba tugufunze, kubera ko leta yaduhaye igihe cyo gukuramo izo nzoga zitemewe zikajya kwangizwa. Ariko ikigamijwe ni iki? Si ugucuruza turimo kwanga, kuko natwe leta yabonaga imisoro. Ariko umuryango warangiye, wari warangiye. Umuryango nyarwanda wari warangiye. Mu myaka 10 iri imbere nta rugo na rumwe twari buzaramure. Mu myaka 10 iri imbere igihugu cyari bujya gishaka abayobozi bashyirwa mu myanya cyangwa basimbura bakuze bakabura. Urubyiruko mu tubari, mu biyobyabwenge, ingwa, umugabo n'umugore, umwe agaca undi akajaha mu byuma. Aha, umumanura jipo, mwazumvise se? Utuyuki, donda ubwonko, nzoga ejo, yewe muntu. Ejo bundi abantu badukiniye agakino, urubyiruko rwadukiniye agakino. Umwana w'umukobwa yagiye mu kabari, mu twakundi babyina, ibidomboro hari ibyuma biri hariya, arirenza ibyuma, ise nawe aturuka nk'iyo, aza yasinze nawe akomerezaho, umukobwa ari habyinisha umukobwa we. Barabyinnye karahava bakora mbese. Urugo rw'Abanyarwanda nta rugo. Rero nimubibona, ntimubibone nk'aho leta ari umwanzi, ntimubibone nk'aho leta ari umugome, ntimubibone nk'aho leta ije guhombya abantu. Abantu ntabwo barimo kubona ejo hazaza impamvu yabyo, ahubwo bari kurebera mu nyungu z'aka kanya abantu bahombye.
ijana barapfa umusubirizo, barabyimba amatama, imisatsi iracurama, ibirenge birabyimba, barahumye kubera inzoga zitujuje ubuziranenge. Leta ikomeze irebere kugira ngo abantu badahomba. Umuturage umwe igihugu cyahombye wapfuye angana iki? Yakaba yazakora ibingana iki? Yakaba yazabyara abayobozi bangana iki? Duharanire kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Duharanire kubaka umuryango urambye, urambana. Duharanire kubaka umuryango uzabyara abayobozi b'ejo hazaza bazima b'iki gihugu. Turasoza tuvuga ku ndangagaciro. Indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira ni nyinshi, ariko reka dufate indangagaciro yo kwihangana. Bavandimwe bageni bacu, mu rushako twese twarashatse, n'ababyeyi hano bakuru barahari babahingira. Mu rugo bisaba kwihangana no kwihanganirana. Mu butembera ahantu hatambitse gusa, ngo ntuzigera uzamuka imisozi, ntuzigera uyimanuka, ntuzigera uhura n'ibihara n'inzira zizitanye, uzahura nazo. Ariko birasaba iki? Kubaka no kwihangana, ukihanganira mugenzi wawe. Birasaba kugira indangagaciro yo guca bugufi. Guca bugufi, n'uwumva uzahangana n'uwo mwashakanye ntabwo bizamara kabiri. Guca bugufi birasaba indangagaciro yo kubabarirana no gusabana imbabazi. Umuco warabuze pe. Twirirwa turwana n'abana b'intore mu biruhuko, ukabona umwana afite imyaka 15 ariko ntiyumva. Wanamuhanura, wanamubwira, abe ngo agere agatima kukuvuga ati mbabarira ndabikosora. Never. Bavandimwe, kubwira mugenzi wawe mbabarira byubaka urugo. Kumubwira ngo mbabarira ntibizasubira byubaka urugo. Gusabana imbabazi no kubabarirana ni imwe mu nzira nziza nk'indangagaciro yafasha abantu kubaka urugo. Kwirengagiza, jyaga mbwira abantu ngo bazakubwira, bazavuga byinshi. Either hazaba harimo abakubwira ko bagukunda, ariko hazaba harimo n'abakubwira kubera ko bakugiriye ishyari. Abo ni nabo benshi. Murashakanye, murasezeranye, muragendanye gusenga, mugendanye mu bukwe, barabona muganira mwicaye hamwe, bakubita agatoki ku kandi sha. Urabona? Abo ntibazishimira ko mutera imbere, ntibazishimira ko mubana. Bazahora bashakisha utuntu two kubajya mu matwi, niba kujya mu matwi bagufasha gusenya urwawe, nawe ubyumve uti nibyo koko barampfunyikiye, barambeshye, n'ubundi naribeshye. Ibyo bintu muzagerageze kwima amatwi ibitabubakira. Niba nabivuga bica inyuma y'amatwi bigende, mwebwe mumenye icyo mushaka n'icyatumye muhitamo kubana nk'umugabo n'umugore. Ibanga ry'urugo ni iry'umugabo n'umugore. Mwabageni mwe, mwabagabo mwe, ntabwo ibintu byo mu rugo, mu cyumba, mu buriri, muri saro ujya kubiganiriza abashuti bawe, bya bigari, cya gitaramo cy'abandi. Ibanga ry'urugo ni iry'abashakanye, ntabwo ari irya buri muntu wese. Muzagerageze rero mumenye ngo icyo dushaka ni iki. Niba muhisemo neza mushaka kubaka, muzagire umurongo umwe, muzaganire, muzajya inama, ibindi mubyima amatwi, munabime n'uwo mwanya wo kuba babatesha umwanya wo kuganira ibidakwiye n'ibitabubakira. Katwihute rero tujye mu mwanya w'indahiro.